uyu munsi Imana yaduhaye ijambo ryiza ry'umugisha, aho ubwayo ryifitemo isezerano. Yezu mbere y'uko atangira gutanga inyigisho ye ivuga ku bahire, abantu benshi baramwegereye. Nuko amaze kwicara, abigishwa be nabo baramusanze. Mutagatifu Matayo aratwereka ko Yezu ubwo yari hejuru y'umusozi w'abahire yigishije abantu runaka, abareba mu maso, areba no mu mitima yabo. Yabwiye buri muntu ku giti cye ijambo rimukora ku mutima. Ibi akaba ari byo natwe bitubaho buri gihe iyo tuje gusenga, buri gihe iyo turi mu isengesho. Muri iyi vanjiri nakozwe cyane ku mutima nuko Matayo yatangiye atubwira ukuntu Yezu yitwaye ubwo yabonaga ikivunge cy'abantu. Mu mavanjiri uko ari ane dusoma ko igihe cyose Yezu Kristo yagiye abona ikivunge cy'abantu, yagiye yitwararika bitandukanye nuko twebwe twitwararika iyo tubonye ikivunge cy'abantu. Ngira ngo abazi kwitegereza mwabonye ko igihe cyose umuntu ashaka kugira ikivunge cy'abantu yigarurira agisanga. Yezu Kristo abonye ikivunge cy'abantu yarakitaruye, yaragihunze, yizamukira umusozi. Kubera iki Yezu Kristo yitarura abantu, yitarura ikivunge cy'abantu? Yamaze kwitarura kino kivunge cy'abantu, havuyemo abamukurikira. Mu bavanjiri dusangamo yuko abakurikira Yezu Kristo ari ababa bashaka kumva ijambo ry'ukuri, abashaka kumva ijambo ribahumuriza, abashaka guhungira mu izina ritagatifu rya Yezu. Nuko nguko natwe twaje kuri kino cyumweru hano, twavuye mu bandi, tuva mu kivunge cy'abantu, dusanga Yezu Kristo ngo atwigishe. Niyo mpamvu inyigisho ye y'uyu munsi iduha urufunguzo ruduha kumva impamvu Yezu Kristo ataje kwigarurira ikivunge cy'abantu. Yezu Kristo ahubwo yaje gushakisha abashaka kumukurikira, akaba ari bo baba abigishwa be, bakaba ari bo abigishwa bashaka kumva ijambo ry'ukuri, ijambo ribahumuriza, ijambo ribaha imbaraga zo guhungira mu izina rye. Inyigisho ya Yezu Kristo yaduhaye uyu munsi isa nk'itangaje. Yezu ati hahirwa abiyoroshya. Kandi ubusanzwe mu buzima bwacu ntidukunda abantu batubwira ngo ceceka, bakagutegeka guceceka, ntabwo ubakunda. Kubera ko muri iyi si dutuyemo hahirwa abazi gusakuza no kwiharira ijambo. Niba hari uwakubabaje, tuzi ko ugomba kumwifuriza inabi. Naho Yezu ati hahirwa abababaye, hahirwa abagira impuhwe, hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota. Hahirwa kandi abatera amahoro. Aha ukibaza ukuntu hari n'imvugo tuzi cyane mu rurimi rw'ikilatini igira iti si vis pacem para bellum, ushaka amahoro ategura intambara. Ibi bikaba bihabanye n'icyo Yezu Kristo atubwira ngo hahirwa abatera amahoro. Yezu ati hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, hahirwa abakeye ku mutima. Mu gihe twe tuzi ko hahirwa abanyabucabiranya.
ibyo Yezu adusaba n'ibyo adusezeranya kubyumva no kubimukundira biragoye, kubera ko arimo kutubwira ko hahirwa abanyantege nkeya. Ese waba wifuza kuba umunyantege nkeya? Waba wifuza kuba insina ngufiya bacaho urukoma? Waba wifuza kumera nka Yezu Kristo baciriye mu maso, bakubise inshyi, bamubambye akagira n'aho apfa? Isomo ry'ubuzima isi turimo iduha ritandukanye rwose n'ibyo Yezu Kristo atwigisha kuri kino cyumweru. Kenshi dukurikira kuri televiziyo imikino abana bacu bakina, filime bareba, bitwereka yuko abahire b'iyi si ari abikuza, abibone, abaharanira akarengane, abahoza abandi ku nkeke, abarangwa n'ubucabiranye. Hahirwa abagome, hahirwa abazi kwivumbura ntibagire impuhwe, kandi sinihwema kutugaragariza yuko hahirwa abagira umujinya w'umuranduranzuzi. Ijambo Yezu Kristo yadusabye gutega amatwi uyu munsi, kuryinjiza mu mibereho yacu ntawe bitagora, kubera ibintu bibiri. Icya mbere ni akamenyero ko gukora ibintu tutabitekerejeho cyangwa ngo tubisesengure. Icya kabiri niyo twabisesenguye tugira ubwoba bwo kubikora, cyangwa se tugatinya gukora igitandukanye n'icyo abanyabyaha bakora. Nk'uko Mutagatifu Yohane Intumwa mu isomo rya kabiri yabitubwiye mu ibaruwa ye ya mbere yanditse ati, isi ntishobora kutumenya bitewe n'uko itamenye Imana. Isi ntiyamenye Imana yavukiye mu muryango ukennye w'i Nazareti. Isi ntiyamenye Imana yahungiye mu Misiri. Isi ntiyamenye Imana yatinyutse kujya ikora ku banyabibembe kandi mu muco w'Abayahudi bibujijwe. Isi ntiyamenye Imana yatabaye umugore wafashwe asambana, rubanda rugiye kumwicisha amabuye, Yezu Kristo akamukiza ntibamwicisha amabuye. Isi ntiyamenye Imana yagobotse Bikira Mariya ubwo umwana we w'ikinege yaramaze gupfa, ikamushumbusha Yohani Intumwa n'izindi ntumwa, by'akarusho akanazuka. Isi ntiyamenye Imana yakuye Yezu Kristo mu mva. Isi ntiyamenye Imana itaratumye umubiri wa Bikira Mariya ushangukira mu mva. Yezu Kristo ntago atera amagambo ye umuyaga. We ubwe mu mavanjiri dusoma atubwira yuko ari umubibyi, hanyuma ijambo rye rikaba imbuto abiba. Uyu munsi rero nabwo yaje kubiba kandi yabibye. Urubuto yabibye ijambo ryitwa guhirwa. Ese guhirwa ni iki? Guhirwa ni ukugira amahirwe aguha ibyishimo. Hari umugoroba umwe nakozwe ku mutima n'ikibazo umunyamakuru wa televiziyo yabajije umupadiri kigira kiti, ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubutagatifu n'ubunyangamugayo cyangwa se ubupfura? Irihe tandukaniro riri hagati y'ubutagatifu no kuba indakemwa mu mico no mu myifatire? Cyongereza twavuga ngo, what is the difference between holiness and ethical perfection? Hari abantu benshi bavuga yuko badakeneye inyigisho z'iyobokamana. Abandi bati ntidukeneye imyiherero, kandi bazi neza yuko Yezu Kristo mbere yuko atangira umurimo we wa gitumwa yamaze iminsi 40 mu butayu yihereye. No mu gihe yakoraga umurimo wa gitumwa
yanyuzagamo akajya kwiherera kugira naho abitegetse abigishwa be mbere y'uko bakira umutagatifu. Abandi bati ntidukeneye isakramento rya penitensiya iry'imbabazi no kwiyunga Imana, ntacyo ryatumarira kugira ngo tube twagera ku mibereho runaka. Nuko bakagerageza kwemeza yuko igihagije ari kuba umuntu mwiza. Ese ubutagatifu ni iki? Ese ubutagatifu ni kuba umuntu mwiza? Ese ubutagatifu ni ukuba indakemwa mu mico no mu myifatire, ushobora kugezwaho n'umuryango mwiza uvukamo, ushobora kugezwaho n'ishuri ryiza wizeho, ushobora kugezwaho n'imihigo wahize. Turi mu kinyejana bavuga yuko icyo umuntu ashobora kugeraho mu buzima ari ukuba umunyamwuga. Urugero mu kuba umucuruzi, umuganga, umwarimu, umuririmbyi n'ibindi. Ariko kandi hari n'abandi bavuga yuko hari icyo umuntu ashobora kugeraho kirenze ubunyamwuga, akaba ari ukuba umuhanga, kuko muri uwo mwuga abenshi bawurimo hari ababa babikora neza kurusha abandi bitewe n'ubuhanga bafite. Ubuhanga navuga yuko mu rurimi rw'igifaransa ari être un genius. Umuhanga ni umuntu ufite urumuri runaka rw'Imana muri we, bitewe n'uko urwo rumuri ni we wenyine uba urufite, abandi baba badashobora kurwigezaho. Ibi ngibi rero akaba ariyo twita guhirwa. Ufite urwo rumuri aba yarahiriwe. Iyo turebye rero mu buzima bw'abatagatifu, mu buzima bwabo tubonamo ubutagatifu, baba barahiriwe. Ni inshuro nyinshi tuzumva umuntu wari usanzwe ari ikirara yagira agahinduka bakamutangaza nk'umutagatifu, akaba ubuzima bwe yarigeze kuba umujura, umusinzi, akaba yarigeze kuba umuhezanguni nka Pawulo intumwa, wageze aho akaba umutagatifu. Ubutagatifu ni impano y'Imana, c'est la génie de Dieu. Iyo turebye mu buzima bwabo dutangazwa cyane n'uburyo babayeho kandi bikadushimisha. Nubwo dushimishwa n'ubutwari bagize, mu by'ukuri ntabwo dushimishwa n'ubutwari abana, abagore, abagabo bagize, ahubwo dushimishwa n'ukuntu Imana yigaragaje mu buzima bwabo. Ubuzima bwabo bugaragaramo ikuzo ry'Imana, bisobanuye ko hari kamere Imana iba iri mu buzima bwabo. Niyo mpamvu abatagatifu benshi baranzwe no gusoma ijambo ry'Imana, baranzwe no guhabwa Ukarisitiya ntagatifu kenshi. Iyo mpawe Ukarisitiya ntagatifu, iyo mpawe umubiri n'amaraso bya Kristu, Kristu atura muri nge, umutima wanjye ukamera nk'uwe, nuko akantoza gusenga nk'uko mutagatifu Sitefano yasenze asubira mu ijambo rya Yezu ati: Sitefano yagize ati, Nyagasani ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ukaba akatwigisha gusenga nk'uko umuhanuzi Yeremiya yasenze ubwo yatotezwaga agira ati: Uhoraho Imana umugaba w'ingabo, ni wowe uzi imibereho y'intungane, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo bye. Nzareba ukuntu uzabansindira, kuko ari wowe naragije akaga kanjye. Yezu Kristu mu kuduhamagarira kwihanganira imibabaro nka bumwe mu buryo bwo kwamamaza
ingoma y'Imana, aratwigisha ko tugomba kugira ubwenge bufitanye isano n'ukwemera. Icya mbere dukwiye kuzirikana ni uko ubugome bushobora kuvuka mu wundi muntu, ni uko nshobora guhura cyangwa se nkabana n'abagomeramana, ni uko iruhande rwanjye umuntu nsanzwe nzi ashobora kwitwara nabi cyane, akifuza kungirira nabi ambabaza. Uku niko kuri kubabaje ku byerekeye kamere muntu ikeneye kuvurwa na Yezu Kristo. Gusa Yezu Kristo wagaragaje urukundo rw'Imana ku musaraba niwe gusa ushobora gukiza kamere muntu iteye agahinda gutya. Yezu mu ivanjiri yo kuri iki cyumweru yo kuri no munsi mukuru w'abatagatifu bose ntahumuriza gusa abahire, ahubwo kubera urukundo akunda abantu bose aduha icyizere gikomeye cyo kurokora abagowe, cyo kurokora abatoteza abakristo, aduha icyizere cyo kurokora abatoteza abakunda Imana yigize umuntu. Imibabaro abahire bahura nayo igira akamaro gakomeye, kubera ko ni imwe mu nzira ituma abagomeramana bagarukira Imana. Nyagasani Yezu Kristo niwe wagize ati, murahirwa niba batuka bakabatoteza bakababeshyera ku buryo bwose, ari njye babahora. Aha Yezu Kristo aratubwira ko hari abantu amagambo meza yo mu ivanjiri adashobora gukora ku mutima, yewe ko niyo bakumva inyigisho nziza cyane bayisuzugura, bagahindukira bakibasira uwayibabwiye. Yezu atubwira ko ikintu cyonyine gishobora kuvana ku izima abagomeramana ari ubuhamya budashidikanywaho. Ubwo buhamya akaba ari ubuhamya bw'abamaritiri, abahorwa Imana. Ubu buhamya muri rusange buba bucecetse, kuko umumaritiri ntabwo yirwanaho, ahubwo atangaza ituze, urukundo n'amahoro ndetse n'indoro yuje urukundo ya Yezu Kristo. Bityo abamuhemukira bashobora gutungurwa no kubona mu maso ye urukundo bakunzwe. Ubuhamya nk'ubwo bushobora gukora igitangaza gikomeye cyo guhindura abagomeramana. Amateka y'ubuzima bw'abatagatifu twizihiza kuri uno munsi atwigisha ko Nyagasani Yezu ari we mugenga w'ubuzima. Niyo mpamvu abamaritiri bamwegurira ubuzima bwabo bwose bakabuhara. Iyo bahaze ubuzima bwabo, nk'uko Yezu Kristo agira ati, uzashaka kurokora ubuzima bwe azabubura, naho uzabuhara azaburonka. Ntabwo ari we wenyine ubyungukiramo, ahubwo n'abandi basigaye bose babwungukiramo bakagira ubugingo bw'iteka. Ubuhamya bwabo rero nibwo bukenewe kugira ngo abatoteza abakristo babashe guhinduka, babashe kugarukira Imana. Ukutifuriza abatugirira nabi inabi cyangwa se abatwanga, ukudatinya abatwanga, iyo ngabire tuyikomora mu rukundo dukunda Imana, kuko Imana iha Roho Mutagatifu abayikunda, ibaha roho ubamara ubwoba. Mutagatifu Pawulo intumwa niwe ugira uti, abayoborwa na Roho w'Imana abo ni bo bana b'Imana. Kandi rero ntimwahawe roho y'ubucakara ibasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe roho ibagira abana bishingiwe kibyeyi, igatuma dutera hejuru tuti Aba, Data. Roho wonyine afatanya na roho yacu guhamya ko turi abana b'Imana.
uyu munsi Yezu Kristu aragira ati witinya gukunda Imana, witinya gukunda Imana witwaje yuko isi itamenye Imana, kuko Imana yagusezeranyije Roho Mutagatifu, Roho ukumara ubwoba, akaguha amahoro mu mutima isi idatanga. Yezu ati nimwishime munezerwe. Ikimenyetso cy'ibikorwa bya Roho Mutagatifu harimo ibyishimo n'umunezero. Nimba warigeze kubigira uri mu kaga, zirikane gushimira Imana kubw'iyo ngabire yaguhaye. Nicyo gituma kuri uno munsi dushimira Imana n'ababyeyi bazanye abana babo kubatizwa kugira ngo bakire uwo Roho Mutagatifu ubaha kwitwa abana b'Imana. Mu gusoza inyigisho y'uyu munsi, ni byiza ko mbibutsa andi magambo y'abahire yavuzwe n'umugore mwese mushobora kuba muzi. Uwo mugore akaba ari uwo mu gihe cya Yezu Kristu. Umunsi umwe rero ubwo Yezu Kristu yarimo yigisha, umugore yaranguruye ijwi hagati mu mbaga abwira Yezu ati hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Nuko Yezu aramusubiza ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Rimwe na rimwe akanya nk'aka ko guceceka kaba gakenewe muri liturujia no mu buzima busanzwe kugira ngo Imana ikomeze itubwire icyo idushakaho. Nyagasani Yezu Kristu nabane namwe.